Bibiliya igitabo gitagatifu itubwira ko Imana ariyo yatangije umuryango ubwo yaremaga umugabo wa mbere Adamu, ndetse imuremera umugore iramumuzanira, maze igihe yari amubonye arishima cyane, maze aterura agira ati, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye kandi ni umubiri wo mu mubiri wanjye. Ubu butumwa bwiza turabusanga mu Itangiriro umutwe wa 2 umurongo wa 22 kugeza ku wa 23. Ubu butumwa bugaragaza ko Imana yifuza ko abashakanye barangwa n'urukundo ndetse n'ibyishimo bidacagase, kandi bakubaka umuryango ushingiye ku bumwe. Ikibabaje ni uko abantu benshi batabona ibyishimo mu miryango yabo, aho usanga bamwe bashwana, gatanya zivuza ubuhuha, ndetse hari n'aho abashakanye umwe yambura mugenzi we ubuzima. Ubundi ni gute umugabo cyangwa umugore yakagombye gufata neza mugenzi we, bakirinda intonganya, gatanya, umwuka mubi, bakimika urukundo ndetse n'ibyishimo mu muryango wabo? Wageze kuri Love and Life Rwanda. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu ya Love and Life Rwanda, tuguhaye ikaze mu muryango mugari wa Love and Life Rwanda. Turagusaba rero kureba aho handitse subscribe, ubundi ugakora kuri subscribe, ugakora no kukazogera kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, cyangwa se video yose dushyizeho ukajya ubona notification cyangwa amamenyesha kwereka ko twashyizeho ikiganiro gishyashya. Kandi rero niba iki kiganiro cyakunyuze cyangwa se wakishimiye, turagusaba gukora kuri like kugira ngo kigere no ku bandi, kandi udusigire na comment kugira ngo tuzabone icyo tuguteguriraho ubutaha. Tuguhaye ikaze kuri Love and Life Rwanda. Ubundi umugabo mwiza agomba guhora agaragariza umugore we urukundo, kumurinda ndetse no kugendera kure ikintu cyose icyatuma amarira ye ashoka ku matama. Nubwo nta muntu udakosa, umugabo agomba kwirinda gusharirira umugore we. Niba yakoze ikosa agomba kumuha imbabazi. Iyo umugore n'umugabo bafite ubushake bwo kubabarirana, nta kabuza bifasha kugira urugo rwiza. Umugabo agomba gutekereza yitonze ku byo umugore we akeneye, akamufata neza, akamushyigikira mu bikorwa byose bigamije guteza imbere urugo rwabo. Umugore yifuza cyane ko umugabo we amugaragariza urukundo ndetse n'ineza, kuko na Yezu cyangwa Yesu yavuze ko umugabo n'umugore baba umubiri umwe. Ni ngombwa ko umugabo aba indakemwa ndetse n'indahemuka, akirinda guca inyuma umugore we. Kimwe n'umugore kandi buri umwe akita kuri mugenzi we mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Muri make, umugabo agomba kwibuka ko nta muntu wigeze yanga umubiri we, ahubwo awugaburira, akawukuyakuya, akawurinda ndetse akawurinda icyatuma ubaho nabi cyangwa urwara. Reka tugaruke ku mugore. Dore se n'iki umugore wakwiye gukora ngo urugo rurusheho kuba rwiza? Nubwo benshi muri iyi minsi usanga tubyirengagiza, ugasanga twita ku mibereho yacu, twitaho cyane kurenza kwita kuwo twashakanye cyangwa kuwo tubana. Buri muryango ukenera umutware uyobora kugira ngo abawugize bakorere hamwe. Umugore bakubaha no gushyigikira umugabo we. Umugore mwiza agomba kurinda urugo rwe gusenyuka, amenyera kubaho mu buzima bungana n'ubushobozi bafite. Mbese muri make, umugore ntiyifuze ibya mirenge ugereranyije n'ibyo we bafite, ndetse akirinda kuba yakigereranya n'abandi cyangwa yagereranya ubuzima abayemo n'ubwo abandi babayemo. Si byiza ko umugore ahora abwira umugabo ibitagenda neza gusa, nyamara agomba kumwereka ko atari wenyine, amutera imbaraga, kuko iyo batahirije umugozi umwe bagirira umuryango wose akamaro. Iyo uri umugore ugatangira kumva ko abana bawe baza imbere y'umugabo, inshuti zawe,
ababyeyi, abavandimwe, akazi n'ibindi, icyo gihe uba utangiye inzira zikuganisha kwisenyera urugo gahoro gahoro, kandi wowe ubikora utabizi. Birashoboka ko umugore ashobora kuba atari mu bihe bye byiza kubera impamvu zitandukanye, ariko niba ibi bimaze kuba akamenyero ko uko umugabo akwifuje igisubizo kiba ari ukumuhakanira, ubwo umenye ko uri guhemuka. Ntako biba bisa iyo umugore ateye intambwe akaba ari we ubwira umugabo we ko amwifuza, kuko ibi wabikora utabizi cyangwa se ubizi, bituma umugabo yumva ko umugore amwifuza kandi amukunda cyane kurushaho. Ni byiza ko umugore abwira umugabo we icyo atekereza adaciye ku ruhande. Ikindi kandi akirinda kuba injyaye, maze yamubaza ikitagenda aho kumubwira ko cyangwa kumusubiza ko nta gihari kandi bigaragara ko hari ikibazo, akwiye kumusubizanya neza akamubwira ko hari ikibazo cyangwa ikibazo gihari, ubundi bagashakira umuti cyangwa igisubizo hamwe. Ubundi icyo nicyo bita gusenyera umugozi umwe. Umugore mwiza yita ku muryango we, kandi iyo umugabo n'abana babonye akorana umwete barushaho kumukunda no kumwubaha. Reka tugaruke ku kuntu umugabo n'umugore bakwiye gufata neza ndetse no kurinda abana babo. Nubwo muri iyi minsi hari ba rushimusi cyangwa se abantu bagirira nabi abana, harimo kuba babafata ku ngufu, kuba babashimuta bakajya kubagurisha muri ba rushimusi, aho babakuramo ibice bimwe na bimwe by'umubiri wabo. Abantu muri iyi minsi baragenda barushaho kuba babi cyane, kandi harimo abashaka kwangiza abana, hakubiyemo no kubafata ku ngufu ndetse no kubashimuta bakajya kubakoresha imirimo y'uburetwa ndetse no kugurisha bimwe mu bice by'imibiri yabo. Ababyeyi bagomba kuburira abana babo iby'abo bantu bakanabigisha uko bakwiye kubirinda. Ababyeyi bafite inshingano zo kwigisha abana babo uko bagomba kwitwara, kabigisha kumvira no kuka. Ariko igihe umwana yakoze nabi cyangwa se yagize nabi cyangwa yitwaye nabi, si ngombwa ko igihano kiba intonganya cyangwa gutonganywa cyangwa kugaragarizwa umujinya ndetse n'ubugome bw'indengakamere mu gihe umwana yakoze nabi. Ariko igihano ntikigomba kuba gutonganya n'umujinya cyangwa ubugome, ahubwo ugomba kumuhana ndetse ukabikorana n'ineza, ndetse ukamwereka ikosa rye n'uburyo yagakwiye kubikoramo. Turagushimiye wowe utahwema kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi hano mu muryango mugari wa Love and Life Rwanda. Turagushimiye.